we ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye, haleluya haleluya, kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye 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 kandi agambiriye kutugirira neza. Imana ishimwe nshuti bakunze bacano yacu ab'Imana bera, nongeye kubasuhuza kandi bayikaze ni karibu. Kandi nongeye kubabwira ngo gahunda ni yayindi, no gukora kuri subscribe unyuze muri YouTube yawe ukandikamo ijambo ab'Imana bera, warangiza ugakora subscribe. Kandi ikindi nkwifuriza nuko wongera ukajya gute ukareba video ukayirangiza. Nkuko rero dutangiye turi mu mwuka nshuti bakunze bacano yacu ab'Imana bera, nababwiye ko tuzajya tubazanira n'abashitsi. Uyu mugabo muramureba aha ngaha, uyu ni umugabo mwiza cyane kandi ni umugabo utangiye tushyira mu mwuka wera. Reka tumubaze amakuru ye kandi tumusuhuze, tumubaze n'impamvu dusanze asengera aha ngaha. Yesu ashimwe. Ahimbazwe Yesu. Amazina yawe bakwita? Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Nsengimana Donatien. Ndi umukozi w'Imana. Yego. Ngabura ijambo ryayo. Ibindi Imana iduhana umugisha. Dusanze rero uri hano muri uyu musozi, waje kwitaramira, waje gusenga, waje kubyinira Imana, cyane ko natwe dusanze uri kuririmba tugafashwa tukumva twifuje kufatanya nawe. Mu bisanzwe niko kazi kawe cyangwa? Yego murakoze. Ako niko kazi kanje, kuko ntunzwe n'ijambo ry'Imana, ngabura ifunguro ryayo. Icyo nicyo kimbeshejeho, nkongera nkarigabura n'abantu iruhande n'impande z'inyi. Bishatse kuvuga ngo mu bisanzwe n'ubundi usanzwe ujya kugabura ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Yego. Ariko benshi bari kugenda batubaza batese uyu ni umusore, ni umugabo, bimeze gute? So mu by'ukuri ushobora kutubwira ko tubona afite n'ubwanwa cyane ko isi nabukora, hanyuma ushobora kubibwira neza ukababwira imva n'imvano yawe. Yego murakoze. Nababwiye ko amazina yanjye nitwa Nsengimana Donatien. Ntuwe ariko kazi kanje nkora kugabura ijambo ry'Imana. Yego. Ndi umuririmbyi. Yego. Ndirimba muri korali Serewam. Yego. Ibindi Imana iduhana umugisha musanze aha ngaha. Ndimo mvuga ijambo ry'Imana, ndimo mpimbaza Imana. Ngira ngo namwe mwabyiboneye. Nukuri mu byo mumbajije, ndi umugabo. Yego. Umugore umwe n'umwana umwe. Ndubatse. Yego. Imana iguhe mu karere ka Nyarugenge. Yego. Umurenge wa Kimisagara. Akagari ka Kove. Imana iguhe imigisha myinshi cyane. Ubwo abantu muririmbana muri korali nabo wanabasuhuza mu izina rya Yesu. Yego murakoze. Imana ibaho umugisha. Bwa mbere na mbere ndasuhuza pasiteri wanjye Ndayahoze Innocent. Yego. Icya kabiri ndasuhuza pare wanjye Bariyanga Saratieri. Yego. Ikindi nkasuhuza ababyeyi banjye. Yego. Imana ibahe. So madame wawe se ako numvishe uri umupapa ufite madame n'abana, sinzi niba batubwiye umwe cyangwa bangahe, we ntago umusuhuza? Yego nawe ndamusuhuza n'umwana wanjye. Yego. Navuze ko ndi umupapa w'umugore umwe n'umwana umwe. Yes. Umwana umwe wanjye witwa Impano y'Imana Briera. Impano y'Imana Briera. Ibindi Imana iduhana. Ubwo nabo urabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. So rero dusanze uri hano uri kubyinira Imana, uri kuririmba, natwe bituma tugufasha nk'abanyamakuru ba cano ab'Imana Bera TV. Nanindi kuvuga ngo ese mu by'ukuri uretse ivuga butumwa cyangwa ibindi, kandi kazi muri rusange mu buzima bw'isi usanzwe ukora? Mu buzima bw'isi akazi nkora, havuyemo kwiba, havuyemo kwica, havuyemo gusambana. Mu buzima busanzwe akazi nkora n'ak'igifundi. Ndi umufundi, ariko ikindi gihe nkajya gutambira Imana yanjye. Gabahamagara mu kanya.
hanyuma rero urakoze cyane uri umufundi usanzwe ukora iby'akazi k'ubufundi bishatse kuvuga ngo n'umuntu akeneye ubufundi umufundi yashaka wowe Imana ishimwe cyane so rero tudatinze mu ijambo ry'Imana kandi ko abakunzi ba channel yacu ab'Imana bera ariko channel ab'Imana bera nawe urayikunda ujye uyibona cyangwa naye ndayikunda cyane kandi nkunda kuyikurikirana kenshi urakoze cyane rero nkuko wabonye ko haba hariho ibintu byinshi cyane hari kimwe watubwira mu byo wabonye channel yanyu hari byinshi nabonyeho bituma nyikunda yego mbere na mbere ijambo ry'Imana ijambo ry'ihumure rihumuriza umuntu wese uri wese ndamwifuriza kumva channel ya ab'Imana bera kugira ngo nabo bakande subscribe yanyu kugira ngo bakurikirane babone ibyiza cyangwa se barebe binjiremo neza bakurikira ijambo bumve ko Imana hari icyo ishaka gukora ibindi Imana izabibafashemo kandi ndabizi neza ko hari byinshi byiza byo gutunga imitima yacu hari byinshi byiza byo gutunga imibiri yacu tugasubizwamo imbaraga ndetse tugasubizwamo intege n'ibindi cyane ko n'isengero zafunzwe ubu ngubu abantu bari kubwiriza ku macano bari kugenda bahumuriza imitima ya buri wese utajya mu rusengero yego murakoze cyane so rero aka kamwanya ndumva wasengera abakunzi ba channel ab'Imana bera baba abadiaspora baba abakoresponda baba abapare bari hirya no hino baba batera nkunga se ndumva wabasengera hanyuma warangiza ukatubwira ikimana yagushize ku mutima ubundi utabara bumufundi byari bimeze bite utaraba umuririmbyi byari bimeze gute mu buhamya butoya buvunaguye ubundi ukatubwira ijambo ry'Imana dusenga dukomeza nta kibazo jewe muri kumva nitwa Nduwimana Jean Claude umunyamakuru cyangwa se umunyamakuru wa channel ab'Imana bera cyangwa se manager wa channel ab'Imana bera Imana itugirira neza wasengera rero abakunzi ba channel ab'Imana bera ubundi tugakomeza ubaragize Imana yego reka twubaha Imana dusenge Uwiteka Mana nziza urengeza ubugingo bwacu turacyaguhimbaza tugushime kuri Imana ikomeye tugushime kuri Imana mva gusenga tugushime kuri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera muri bwacu turi imbere y'amaso yawe reka utugirire neza reka utwambike imbaraga Uwiteka Nyiringabo turapfukamye Uwiteka Nyiringabo duciye bugufi ngo tweze utugirire neza amaraso avuye ku musaraba igorogota amanuke yeze ibyaha byacu n'ibicumuro kuri rasaya sake na mwamuri ku musaraba urangije ngo byose bibavunane bibagoye ngo byose birarangiye haleluya Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro Uwiteka Nyiringabo turifuza kubana nawe murengezi wacu turifuza kugendana nawe icyo dukeneye ntago dushaka kongera kugutera mwami ibi amacumu mwami ntago dushaka kongera kugukomeretsa mu bikomere ahubwo Uwiteka dukeneye kunezeranwa nawe kuko uri Imana ikomeye turi imbere y'amaso yawe rero mwami komeza turebana umutima w'imbabazi komeza turebana impuhwe Nyiringabo Imana kuko uri Imana ikomeye sengeye iki gihugu cy'u Rwanda Uwiteka Nyiringabo reka ugomeze ubane nacyo mwami sengeye igihugu cya Kongo Nyiringabo reka ugenda uhoshe Nyiringabo genda uhoshe intambara kuko uri Imana ikomeye Uwiteka Nyiringabo uri Imana ivuga bikaba mwami dukeneye kubana nawe rero dukeneye kutugirira neza dukeneye kuturengera dukeneye kutwambika imbaraga mwami kuko ari wowe ushoboye byose gakomeza utugire neza ubane natwe muri byose rero mwami ni mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye Amen. Imana iguha imigisha kandi Imana irakoze cyane aka kamwanya rero ushobora kuba watubwira ijambo ry'Imana wenda niba buhamya uyu munsi utabuteguye ariko ikindi gihe abaza gutumira turamutse tugukeneye cyangwa tugutumiye kuri channel ab'Imana bera wazaboneka nazaboneka rwose ndahari nta kibazo urakoze cyane rero ushobora kuba watubwira ijambo ry'Imana cyangwa se ibyo Uwiteka yagushize ku mutima mu minota mikeya cyane yego Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro Imana yacu ni umukozi w'umuhanga ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera gusenga nabivuze igihe cyose ndabivuga iyo ngiye guhaguruka iwanjye mu rugo ngiye mu kazi ndabivuga iyo ngiye kuryama mu rugo iwanjye ndabivuga Imana ihabwa icyubahiro bene data rero tudatinze cyangwa ngo twiziringe mu magambo cyangwa ngo twiziringe muri byinshi mureke dusomane uyu Samweli wa 2 ibice 9 umurongo wa mbere mufatanye gusoma Samweli tugiye gufatanya gusoma Samweli dere umurongo wa mbere haravuga ngo
bukeye Dawidi arababaza ati ni Samweli wa kangahe ko harimo inzandiko ebyiri ni Samweli wa kabiri urwandiko rwa kabiri rwa Samweli umurongo wa mbere ibice ni 9 ibice 9 umurongo wa mbere wasoma mu izina rya Yesu bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba baramuhamagara ngo yitabe Dawidi umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati ni njyewe umugaragu wawe gatatu umwami aramubaza ati harya ntawu kiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge yego kane umwami aramubaza ati abahe Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiyeli mwene Amiyeli Irodobari wa Makiyeli mwene Amiyeli Irodobari yego gatanu umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiyeli mwene Amiyeli Irodobari nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati karame umugaragu wawe ndi hano rwose amen karame umugaragu wawe ndi hano Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwaso Yonatani kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuruza Sawuli kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose haleluya amen Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki ko unyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ibyari ibya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye byose bigabiye mwene shobuja haleluya amen shimwe amen 10 haravuga ngo kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajya mumuhingira imirima ye usarure imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye amen kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20 maze Siba abwira umwami ati ibyo umwami databuja yategetse umugaragu wawe byose niko umugaragu wawe nzabigenza nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese Imana ishimwe kandi Imana habwa icyubahiro bene data dufatanyije uyu murimo bene data dufatanyije uru rugendo bene data tufatanyije kugabura ijambo ry'Imana nukuri ndabifuriza kugira neza ndabifuriza gukora neza kuko Imana nayo iratubwira ngo dukiranuke ku gato na kanini kubera ko umuntu ufite icyaha umuntu w'umusambanyi umujura umwitanyi umwibone ntazajya mu bwami bw'ijuru haleluya nukuri reka tugire neza kuko Imana nayo iratubwira ngo tugire neza Imana itwigisha ibikomeye Imana itwigisha gukundana Imana itwigisha haleluya Imana ihabwa icyubahiro bene data nukuri reka muze dukore uyu murimo twahamagariwe dukore uyu murimo twagabiwe kubera ko haleluya amen Imana irangije arababwira ngo kubera yuko
wagize neza. Haleluya. Kubera ko isiko yagize neza, kubera ko isiko hari icyo yankoreye gikomeye, kubera ko papa wawe hari ikintu yakoze akagira n'ibyo agarura. Haleluya. Imana ishimwe. Nanjye ndagusubiza iby'iwanyu byose, ibyo ku musozi w'iwanyu byose ndabigusubiza kuko ndi umwami, ndabigusubiza kuko Imana yavuze, ndabigusubiza kuko papa wawe yangiriye neza. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data rero icyo mbasaba ni ugukora. Bene data icyo mbasaba ni ugutunganya inzira. Bene data icyo mbasaba ni uguhagarara mwemye kugira ngo ku munsi w'amateka natwe amazina yacu tuzayumve. Icyo mbasaba ni ugukiranuka. Icyo mbasaba ni ukugenda neza kugira ngo Imana itwandukure mu gitabo cyo kurimbuka idushyire mu cy'ubugingo Nyiringabo. Bene data ni ukuri ndabifuriza, icyo mbifuriza, icyo mbasaba ni uguhagarara mwemye. Haleluya. Haleluya. Turagushimiye kuko uri Imana ikomeye, turagushimiye kuko uri Imana yanditse. Ariko bene data icyo mbasaba, nubwo insengero zifunze, nubwo insengero tutemerewe gusenga, nubwo mu misozi tugere bakatwirukankana, haleluya haleluya, ariko ndabifuriza kugira aho mwihengekera muvuga ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data rero icyo nifuzaga cyangwa icyo nabasabaga nk'abantu dufatanyije umurimo ni ukuri mukundi icano yacu kandi muyikurikirana isaha ku isaha, murebe ijambo ry'Imana ririho, murebe ibiganiro byiza biriho, kugira ngo namwe Uwiteka azabagirire neza, kugira ngo namwe Uwiteka azabahembe ibihembo bikwiranye n'ibyo mwakoze. Uwiteka Nyiringabo, turagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga, turagushimiye kubw'ijambo tumaze kumva, turagushimiye kubw'imuguru duhaye, turagushimiye kubyo watubwiye byose, ibiganiro twagiranye nawe. Uwiteka tubwiye kuje kutugirira neza, Uwiteka tubwiye kuje kugira neza igihugu cy'u Rwanda. Uwiteka n'ukuri tugushimiye kuhagaritsa intambara, Uwiteka tugushimiye kuhagaritsa ibirwana byose mu izina rya Yesu Kristo. Turi imbere y'amaso yawe Nyiringabo, komeza utugirire neza, utwambike imbaraga, komeza uturengere kuko uri Imana ihambaye, komeza utugirire neza kuko uri Imana yumva gusenga. Mweretse impande nyuzi y'iki gihugu Nyiringabo, reka abamarayika babarinzi bagote kuko uri Imana ihambaye, reka abamarayika babarinzi batugote kuko uri Imana ikomeye. Uwiteka Nyiringabo, hejuru yawe nta kindi gihari. Uwiteka kuko uri Imana ikomeye, duciye bugufi Mwami, wavuze ko abazishyira hejuru uzabacisha bugufi, uvuga ko abazicisha bugufi uzabashyira hejuru, urongera uravuga ngo ukura boroheje Mwami ubakura mu mukungugu kuko uri Imana ikomeye. Warangiza ukabicanya n'abakomeye Nyiringabo. Imana dukeneye kutwicanya n'abakomeye. Uwiteka Nyiringabo, turakwinginze kuko uri Imana ikomeye, nawe uri Imana ihambaye. Ngakomeza utugirire neza wari natwe muri byose rero Mwami. Reka ibi biganiro byose tugirira aha ngaha Mwami kuri iyi televiziyo yacu, ugomeze uyirengere kandi tugirire neza, twambike imbaraga muri byose. Ni mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye, amen. Urakoze cyane rero, amahoro y'Imana bane nawe. Ariko nanigiye kuvuga nti wari umaze kuvuga ko hari umuntu wasigaye wo kwa Makiri mwene Miyeri akeneye kugirirwa neza. Dawidi ari kumuhamagaza, numvisha ko abantu bagiye kugirirwa neza ari benshi, ariko kandi mu kazi kawe ka buri munsi hari abantu mugenda mukorana. Wababwira iki kubijyanye na channel Abimana Bera TV? Wababwira iki cyangwa se n'iki kintu wabifuriza nk'abantu mujya mukorana mu kazi, abazakubona kuri iyi channel? Wababwira iki? Icyo nabifuriza cyangwa icyo nabahamagarira ni ugukurikira iyi channel yacu Abera TV, Abera Abimana, Abera Abimana TV, bakayisacinga Abimana Bera, Abimana Bera, sorry, ntagara Abera Abimana, ni Abimana Bera, Abimana Bera TV. Icyo nabahamagarira ni ukuyikurikirana aho turi mu kazi, bakaba barimo bayikurikirana, bakareba ijambo ry'Imana, bakumva ubutumwa mbese cyangwa iby'Imana iba yifuje kubashyira ku mitima, cyangwa se ibiganiro byose bicaho. Ndabizi neza ko ibiganiro bicaho ari ibiganiro byiza, ari ibiganiro bivuga Imana, ari ibiganiro mbese byubaka imitima itentebutse, ari ibiganiro bikomeza ubuzima bwacu. Ubwo rero icyo nabifuriza cyangwa icyo nabasaba ni ugukurikira Abimana Bera TV, ubundi ibindi Imana ikaduha. Urakoze cyane rero nshuti bakunzi ba channel yacu Abimana Bera, nkuko mwari mwabibonye. Uyu yari umushyitsi twabazaniye waje kutubwira ijambo ry'Imana. Ubutaha buriya azagaruka tumubwira aduha ku buhamya bwa Imana yamukuye naho imugejeje ubu
ngubu nuko aba muri uyu mujyi wa Kigali, kandi Kigali muzi neza ko igoye kuyibamo n'ubuzima bwayo buhenze. Ufite ikibazo rero cyangwa igitekerezo ushobora kuduhamagara kuri 0782 324 hanyuma ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa komenti. Rero nakagaruka, ciao ciao, hasta la vista.